Rock nagategura ibitaramo. So rero nta gitaramo ndabona cyanditseho ngo hosted by Rock cyangwa ngo Rock yateguye igitaramo runaka ku buryo ngo yamfungira amayeri. Ikindi ngiye ntabwo nkora ibintu bihuye n'ibyo bro. Afite bora ziwe zagasobanuye ngakora ibyanyu by'imiziki. Nta hantu namwe yaza kumfungira amayeri. So rero ahantu hose banyishyuye batanyambuye byari ibitaramo byiza. Ubwo ahantu banyambuye niho hantu bitagenze neza. Naho ni hakeya uko ngira umunyamategeko wanjye ubikurikirana. Iyo ugiye kuvuga ikintu ubanza kukishyiramo kugira ngo abantu bacyumve nyine. So rero nanjye nagombaga kuza nkaho nanjye ndi muri iyo mode ariko ntabwo ari byo byari bivuze. So njye nakubwiye yaba ari we nayikoreye mba narayimwohereje ko ngira nimero ye. Ntabwo ikiriho kuko urumva igihe cyayo cyararangiye. Biriya ni ibintu bibaho muri business. Tuba turi muri show business kandi muri business ntabwo waburamo utuntu twa dondi. So byarabaye birarangira n'indirimbo tuyikuraho. Navuga ko Kivumbi King ubutumiranye fresh n'ibikorwa byinshi bizaza vuba bazabona. Mumeze mute bakunzi ba smithtv, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye mu nce zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Rusizi, turi kumwe n'icyamamare bita Papa Cyangwe, aho bita ku bagore. Abantu b'i Rusizi murahumva cyane, n'ahantu hafite view nziza nk'uko mubibona, hari amazi, n'ahantu hameze fresh cyane. Rero uyu munsi wa none tugiye kuganira n'umuhanzi Papa Cyangwe, icyamamare muramuzi cyane. Rero reka nizere ko wowe utarakora subscribe wabanza ugakanda subscribe, share na comment, ubundi tugakomeza n'umuhanzi wacu Papa Cyangwe. Yadusuye mu karere kacu ka Rusizi, ni byinshi mugiye kumwumvaho cyangwa kumumenyaho. Atubwire n'ukuntu yabonye aka gace kacu cyangwa aka karere kacu ka Rusizi. Nk'uko nabibabwiye, Papa Cyangwe aka kanya turi kumwe hano ku bagore. Papa Cyangwe uko mumubona ni uko sanzwe kwa kuntu kwiwe. Icyangwe ni icyambere. Papa Cyangwe wambarira he mbere na mbere? Ewana ndiyambika njyewe. Bro wambara neza cyase bro. No musore musanzwe mumenyereye ku bintu by'ubuhanzi, ni umuraperi ukomeye mu Rwanda, bamwita Papa Cyangwe. Yadusuye hano Rusizi. Dream Father imeze bite? Ameze neza cyane. Umeze wowe? Nawe biracamo fresh. Ntari umuhungu. Ufite igisatsi cyiza. Merci bro, nawe ufite ibisuko bya fresh. Meze fresh. Yeah. Okay Papa Cyangwe rero, hari abantu bagira uri kwijijisha si wowe, banza wiyumvisha abantu yuko ari Papa Cyangwe basanzwe bumva. Yeah man. Sinakubeshye ko nabaho udahari uya. Sinakwijeje Ferrari na Bugatti no. Nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira nkizwe bikari. Nagufashe nka marayika muri kasha, kumbi wowe uri murankoresha. Nkurisha nkunywesha ubizi kunyinisha, wankaraze bwo mbonwa muri note. Shori ndagigira nubwo ntari mfite inoti. Warakoze kunyigisha ububandi dondi nabaye nk'umufundi. Slowly niko nzagenda nkwibagirwa. Drip Father, Papa Drip, Papa Cyangwe, Shuma boy. Yeah. Cyaze bro. Uruba danje man. Yeah man, nkuko mubyumva, mutagira twabatuburiye kuri smithtv. Uyu ni Papa Cyangwe. Papa Cyangwe duhuriye hano i Rusizi kuri hotel bita ku bagore. Ubundi uragenzwa n'iki Papa Cyangwe? Nakazi hano i Rusizi. Naje mu kazi naye mafite igitaramo mu ijoro ryakeye n'uyu munsi. Ikindi n'ubundi ni kwa explore igihugu cyacu bwa butembere Visit Rwanda. Banaje gusura hano ku karwa k'abagore naho marebe. Ikindi hano mafite inshuti abakunzi b'umuziki wanjye, mbanaje nabo guhura nabo ngo tuganire twungurana ibitekerezo. So rero nibyo byanzanye urebye. Yego. Papa Cyangwe nkuko mubyumva ari hano ku mpamvu z'akazi. Hari abantu nyine babaza batembera gutyo gusa, ariko Papa Cyangwe cyamuzanye uyu munsi ni ikintu cy'akazi. Papa Cyangwe hari amakuru ari kuvugwa yuko hano Rusizi bumvisha ko aba bakobwa beza, ukaba waje kwishakira umukobwa usimbura taty. Ibyo bintu urabivugaho iki Cyangwe? Nje nazanwe n'akazi, ubwo ni ibihuha kuko cyanzanye hano ni ibitaramo nari mafite, ari icyaraye kibaye ninjoro n'ikiri uyu munsi mu Bugarama. So navuga ko rero ibyo nta hantu bihure cyane ko muri gahunda mfite naho ndi gushaka umugore cyangwa umukobwa. Nje ndimo ndashaka gukora imiziki y'abantu banje, ndimo ndashaka kubaka ubwami bwanjye. So rero
nta gahunda mfite y'ibyo bintu, ntabwo ari byo byamvana i Kigali binzana hano bro. Okay papa cyangwa abantu bari kwibaza ikintu cyambuzanye yuko gishobora kuba ari umugore. Papa cyangwa yabwiye yuko nta gahunda afite yo gushaka umugore, ariko papa cyangwa ntago gutereta bisaba kuba ushaka umugore, n'abatereta biryohereza. Ntago nje ndi muri iyo jara, bitewe nuko buriya umuntu niwe wishyiraho gahunda zakavuga nje ndi kumva nshaka uyu muntu n'ubu, ariko uyu munsi ikintu ndi gushaka ni gukora imiziki. So ndi gushaka gukora imiziki, ndi gushaka kubaka kariyeri yanjye, ubuzima bwanjye mfite umurongo nshaka kubujyanamo. Rero ntago abakobwa aricyo kintu kiza imbere iyi minsi. Yego cyangwa nk'uko mubyumva abakobwa ntago bari imbere. Ikiri imbere ni akazi, cyangwa tukiri ku bintu by'akazi, hari igitaramo waraye ukoze hariya muri B1 hoteli, and then na Dani Vumbi hari ikindi gitaramo yakoze hariya muri Rubavu. Ase nihangana bimeze bite? Ntago ari ihangana, ariko n'ubundi ihangana riba rikenewe ko business yari yose itajemo competition byaba ari ikibazo yapfa, ariko byakabaye ihangana mu buryo buri positive, naho mu buryo buri negative ni bibi. So kuba nakoze igitaramo hano B1 nawe afite ikindi muri Motel Rubavu ni byiza, bigaragaza ko abantu b'i Rusizi bari gukonsuminga umuziki nyarwanda cyane, bari gushaka kubona abahanzi nyarwanda cyane. Ariyo mpamvu Dani Vumbi ashobora kuririmbira hariya nkaririmbira, kandi ntibibuze ko icya Dani Vumbi kizamo abantu n'icyansi kikazamo abantu, sibyo? Ahubwo wowe ukahita uboneraho ukahita uvuga ngo noneho abantu banjye barankunda kuri urwego ruri hejuru. So nibwo ubibona, naho mu gihe waje uri wenyine gusa abantu bose bakaza ko nta handi hantu baba bafite ho kujya, ntabwo umenya ugukunda n'utawukunda. Ariko mu gihe ari umuhanzi runaka hano nawe uri hano, abantu bakaza hano, nibwo ubona imbaraga zawe. So rero competition bikenewe mu gihe ari mu buryo bwiza. Yego papa cyangwa niba nabanga ririmo iyo competition uri kuvuga, byagenze bite? Competition uko wayibonye, wayitsinze cyangwa ntago ukunzwe, bimeze bite? Byagenze bite? Abantu baje nkuko wabikekaga, cyangwa Dani Vumbi yabyafectinze abantu wakekaga ko baraza ntibaba ari bo baza? Navuga ko nje ntago najya kuvuga ngo nayitsinze kuko narushanwa twari turimo abenjye abewe, kurumva yari afite gahunda yo kumvisha abantu album ye, nje nari naje hano natumiwe. So icyiza gihari ni uko nabonye abantu banjye baje kandi bari benshi, twishimanye nje nabo. So na Dani nawe abantu biwe baje kandi ndatekereza ko bishimanye nawe. So byari byiza muri Rusizi, twishimye twese muri rusange. Nkuko mubyumva papa cyangwe nta rushanwa cyangwa nta guhangana byari birimo, buri wese yagiye aho yishimiye, kandi koko nibyo. Ariko ndakeka yuko abantu bari bahari mwabibonye, twagize abantu benshi cyane muri B1 hoteli, hari abantu benshi mwabibonye, ikigaragaza yuko papa cyangwe koko akunzwe. Papa cyangwe proud, urakunzwe man. Appreciate. Ni iki wabwira abantu b'i Rusizi ku rukundo bakweretse? Ikintu cyambe no kubashimira. I Rusizi niho hantu maje gukora ibitaramo byinshi mu gihe gitoya. Iyi yari inshuro ya 8 nji Rusizi mu mezi atarenga 5. So rero urwo n'urukundo kwa buri munsi bahora banyeneye, kandi nkaza ntibandambirwe, ukonje nkabona ni nkaho ari bwo bwa mbere bambonye. So ni ibintu mbashimira cyane, urwo rukundo bangaragariza, nanjye rumpa izindi imbaraga zo gukomeza gukora cyane kugira ngo na next time nzaze n'ahandi nzaze gutyo. So ndabashimira cyane, icyo nabasezerana nzabatenguha imiziki myiza kandi myinshi giye kuza vuba cyane. Yego papa cyangwe nkuko mubyumva, Rusizi mumwereka urukundo rutangaje. Ase ubundi papa cyangwe kuki Rusizi ari ahantu ukunda kuza cyane ugereranyije n'utundi turere, niba nibeshye? So hantu uje kenshi ugereranyije n'utundi turere? Niho hantu naramiye mu gihe gitoya inshuro nyinshi, n'ahandi ndahajya nkaririmba nkenjoyinga nkajyute, ariko Rusizi niho hantu mu mezi 5 ngiye inshuro 8 ko haririmbira. So rero navuga ko ntekereza ko ikintu kibitera cyane ari uko Rusizi ni nini. So uyu munsi usanga business runaka yafunguwe hano habereye iki, bose bakeneye umu artist. So bigahurikanya navuga ko ari umugisha ko abantu bino bankunda, ukabona ndagarutse bitewe nuko nago njya nsondeka. Iyo ndirimbiye umuntu umwe abwira undi papa cyangwa abantu baramukunda kandi yaje nagasondeka abantu. So bigatuma ariyo mpamvu mpora ngaruka aho hantu umunsi ku munsi. Yego man, papa cyangwa nuko nguko bimeze. None se papa cyangwa ko
nk'uko tubizi hari ibitaramo byinshi bijya biba mu Rwanda by'umwihariko muri Kigali Arena urabizi urabizi n'ibindi bitaramo bigiye bikomeye tuvuge bikomeye cyane batumiye umuhanzi wo hanze n'abandi bo hanze nyine ibitaramo bikomeye tukabona batumiyemo abahanzi bandi batandukanye papa cyangwa turabizi uri umuhanzi ukunzwe by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi baragukunda bro. None ubona ari iyihe mpamvu cyangwa iyihe mbogamizi niki kibitera kugira ntujye muri ibyo bitaramo byabereye muri Kigali Arena n'ibindi bikomeye cyane biterwa n'iki? Bro ntago navuga ngo biterwa n'iki, maybe bishaka kuba biterwa nanjye cyangwa bikaba biterwa n'ababitegura, ariko ku giti cyanjye ngi ibitaramo bikomeye ndabikora kuko igitaramo gikomeye ntago ari kuvuga ngo waririmbye muri Arena bro. Njyewe naririmbiye abantu bishimiye ibikorwa byanjye mba numva nakoze igitaramo gikomeye. Iyo naririmbiye abo bantu banjye nkagira icyo ninjiza kuri njye nicyo gitaramo gikomeye. So rero njye mura mu bitaramo bikomeye hano se cyo cyari cyoroshye bro. Iyo abantu bavuye iwabo bakoga bakambara baje kukureba ibyo bintu biba bikomeye. Iyo navuye i Kigali ngakora urugendo rungana gutya nkaza hano ibyo bintu biba bikomeye. So rero kuri njye nta gitaramo cyoroshye nta n'igikomeye. Njye ibitaramo byose cyanyishyuye neza nk'uko mbishaka n'abantu bakagenda bishimye nk'uko bari babyiteze. So njye aba ari igitaramo gikomeye. None ibyo kuvuga ngo nuko ngo naririmbiye aha ngo cyangwa njye ibitaramo byose mbifata kimwe mu gihe banyishyuye amafaranga yanjye kandi n'ababyitabiriye benjoyinze uko babyifuzaga. Yego rero ntago ndi umuhanzi ukorera kuririmba muri Arena cyangwa nkurira abantu bro nkanakurira kuzajya aho hantu hose. Ntago njye nkurira kuzajya muri Arena gusa. Yego ibyo bintu ntago papa cyangwa tubyumvikanyeho feshi kuko hari abantu bavuga yuko bavuga yuko impamvu utajya mu bitaramo bikomeye bishobora kuba ari ibibazo ugirana na Rocky akagufungira amayira papa cyangwa bwira abantu utababeshye utabaciriye ku ruhande. Bavuga ko Rocky agufungira amayira bimeze biti kandi nawe akenshi nk'ama live ujye ukunda kuvuga ujye ukunda kugaruka kuri Rocky. Ibyo bintu abantu babyibaza bakurira inzira ku murima cyangwa ubabwire ukuntu ibintu bimeze bro. Navuga ko ibyo bintu ni ibihuha cyane kuko Rocky nagategura ibitaramo. So rero nta gitaramo ndabona cyane cyo ngo hosted by Rocky cyangwa ngo Rocky yateguye igitaramo runaka ku buryo ngo yamfungira amayira. Ikindi njye ntago nkora ibintu bihuye n'ibyo bro. Afite bora ziweza gasobanuye nkakora ibyanjye by'imiziki nta hantu namwe yaza kumfungira amayira. So rero ubwo n'abatekereza ibyo bintu bake bahari babitekereza nababwira ko atari ibyo cyane ko kujya kuri line up zaririmba he na he biterwa n'umushoramari washema amafaranga nawe umuhanzi ku giti cyawe. So rero iyo habayemo guhuza mugahuza murakora rero ko inahana huye n'ibyo bintu bivuze ngo ibyo ni igihuha. Yego nk'uko mubyumva abantu bibaza ibyo bintu papa cyangwa bakuri inzira ku murima. Papa cyangwa avuze yuko Rocky nta bitaramo ajya ategura as you know koko Rocky nta bitaramo ategura ariko se papa cyangwa Rocky nta kintu affectinga ku muziki wawe? Kirahari gikomeye cyane kuko iyo hatabaho Rocky ntago mwari buzamenye bro. Rocky ni umwe mu bantu washyizeho fondasiyo ya papa cyangwa yahereye kuri Rocky. So ndamushimira rero cyane mu muziki wanjye ni ibintu bikomeye. Atabaho Rocky atabaho Rocky Entertainment n'abapamp ntago mwari buzamenye. So icyo nishimira nuko uyu munsi Rocky yabayeho, Rocky yamfashije uyu munsi nkaba ndi hano Rusizi binyuze mu mbaraga ziwe yagiye anyuzamo kandi nanjye akaba ari kuntera imbaraga zo gukomeza ibindi bikorwa byanjye kugira ngo nanjye nkomeze mutere ishema ryo kuvuga ngo imbaraga nasize muri cyangwa ntago zapfuye ubusa. Uyu munsi aracyahagaze kandi ari gukora neza. Yego man Rocky yahombeje iduka nako yahombeje shop ya papa cyangwa Rocky amafaranga ya managinzemo papa cyangwa ni papa cyangwa yamuhaye cyangwa yaturutse handi ariko atari papa cyangwa. Ibyo bintu byo ni ibiki papa cyangwa? Ibyo bintu ni ibihuha nta hantu bihuriye. Ni biba biri ku mihanda abantu bavuga ibyo bashaka abantu batekereza ibyo bashaka ariko ibigaragara byo cyangwa ibyo abantu bazi ntago biri byo. Ariko papa cyangwa live yawe wigeze uvuga yuko Rocky yahombeje shop iyo live nayo nzi nayo live ivuga iby'iduka.
nk'uko murimo murabyumva papa cyangwa arabyihakanye hano, ariko reka dukomeze. Nyuma y'iki gitaramo cyo muri B1 papa cyangwa uragana he? Navuga ko ngiye kujya mu Bugarama uyu munsi, nyuma y'Ubugarama ndasubira i Kigali gukomeza gahunda zanjye z'ubuzima busanzwe n'akazi kanjye gasanzwe ka buri munsi. So rero navuga ko Bugarama ni fresh, naho ndabizi ko bari wagira ibihe byiza, bari bwitabira igitaramo. So nk'uko Rusizi hano Kamembe byari neza. So yego nizo gahunda ziri kungenza hano. Papa cyangwa afite ahantu henshi ho kujya. Ase papa cyangwa ukeka ko hano muri Rusizi batazakurambirwa inshuro nk'umunani, inshuro ukomeza ugenda, ukeka ko Rusizi bizagenda bitujya ubona nta bintu bya affectinga ku bafana baza none n'abaza wagarutse biba bimeze bite? Nabikubwiye ngo iyo uhora ukora ibintu byiza ntago abantu bakurambirwa. Ikibazo gituma abantu bakeka ko guhora mu maso y'abantu ari byo bituma abantu babarambirwa, no guhahora uzanye ibintu bisa. So, niba uyu munsi njyewe abantu banje ntago bakunda nyine ngo papa cyangwa gutyo gusa, bamukundira ibikorwa, ko nanjye sindaza hano nje kuvuga gusa. So niba baramirukaga kuri bambe nkaba nagarutse mfite itsoke, narahaje mfite zanga za imbeba za ukunje mba mfite hit nshyashya, icyo gihe nabo baba bashaka kura ya performance. Ikindi baba bagomba kuba babizi ko look iraba itandukanye, swag, performance, ibintu byose bitandukanye. So rero ntago bakurambirwa mu gihe uri guha abantu ibintu byiza kandi bitandukanye. Yego. Papa cyangwa miliyoni views kuri It's Okay, n'ubundi wararompetse ibyo bintu, n'ubundi nararompetse, ngayigendere ibyo bintu bimeze bite papa cyangwa? Navuga ko kugira miliyoni views ntago ari ubwa mbere, ko It's Okay ni indirimbo ya kabiri yari igize miliyoni kuzamura nyuma y'abambe. Hari n'izindi nagiye njyamo, kamwe ya Rusita yagiye miliyoni hafi ebyiri, bifite ebyiri, n'izindi nagiye njyamo zifite miliyoni views kuzamura. So ntago ari ikintu gishya kuri papa cyangwa, ahubwo ni ibintu nshimira abantu badahwema kunshyigikira umunsi ku munsi. So It's Okay rero nimwe mu ndirimbo zanjye, aho mviriye muri label nabarizwagamo nkajya kwikorana indirimbo abantu bakunze kurusha izindi. So navuga ko ni indirimbo y'urukundo, ni ibintu bibaho, ni story mba mvuga y'umukobwa n'umuhungu bakundana, then nyuma bakazaza gutandukana, ariko umuhungu akamwifuriza iby'akabati ntaribi, wowe It's Okay n'ubundi byarabaye, twarakundanye twatandukanye, ariko ewana nkwifurije imigisha to. Yego. Papa cyangwa aho ngaho ntago twemeranyije. It's Okay ibi bintu tubihuze n'umukobwa mwahose mukundana taty. Ibi bintu nta hantu bihuriye ukuntu? Nta hantu bihuriye, kuko njye uko indirimbo ntago nyikoreye umuntu runaka, abaye ari we nayikoreye nari buyikore nkayimwohereza iphone yo kongera nimero ye. Atari we nayikoreye abantu muri rusange, niyo mpamvu nayishyize ku mbuga zanjye ngo abantu bumva, abakunzi ba papa cyangwa n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Uko byumvikana It's Okay ni indirimbo yakoreye abantu benshi, ariko ukuntu abantu babyumva bumva yuko nawe mu bantu bayikoze, nawe ubwawe nubwo wayikoswa ya uploadinga, ariko nawe wayikoreye ku giti cyawe. Iyo nkuru ko iguhama papa cyangwa? Ko abatitse kenshi iyo ugiye kuvuga ikintu banza kucyishyiramo kugira ngo abantu bacyumve nyine. So rero nanjye nagombaga kuza nkaho nanjye ndi muri iyo mode, ariko ntago ari byo byari bivuze. So njye nakubwiye yaba ari we nayikoreye mba narayimwohereje ko ngira nimero ye. Yego. Okay, nk'uko mubyumva nuko nguko kuri papa cyangwa biba bimeze. Akora indirimbo akoreye abantu muri rusange, ntago akora indirimbo bigendeye ku nzika cyangwa kuri bifu, akorera abantu muri rusange. And then no papa cyangwa Kivumbi, you know him. And I respect. Shout out Kivumbi King, respect. Cyangwa wahoze uvuga yuko wakoze ibintu byinshi, usebye Kivumbi ku ndirimbo yawe. Asa ubundi ya ndirimbo yawe iracyari kuri YouTube channel yawe cyangwa warayisebye? Ntago ikiriho, kuko urumva igihe cyawe cyararangiye. Biriya ni ibintu bibaho muri business, tuba turi muri show business, kandi muri business ntago waburamo utuntu twa dondi. So byarabaye birarangira, n'indirimbo tuyikuraho. Navuga ko Kivumbi King ubutumiranye fresh n'ibikorwa byinshi bizaza vuba bazabona.
Yeah bro, hari proje ufitanye na Kivumbi? Ntago ari imwe, ni amaproje menshi atakubanga indirimbo gusa n'ibindi bintu byaduteza imbere hagati yanjye nawe turi gupanga vuba bazabibona inshallah. Yeah bro, cyane mbanje kugushimira papa cyangwe ukuntu wiyunze na Kivumbi cyaze bro, kari akantu nakubutwari. Ni iki wabwira Lucky wabibafashijemo? Yeah, Lucky ndamushimira cyane. Lucky ni umwe mu bantu nshimira cyane bakomeza gusapotinga umuziki nyarwanda, by'umwihariko baba bashaka kubona umuziki wacu wateye imbere wavuye ku rwego rumwe uri ku rundi. So rero ni umuntu wagize n'uruhare kuba yabona papa cyangwe na Kivumbi bicaye ahantu hamwe bishimye, sibye ko n'ubu nta gihe kigeze kibaho ngo twicaye tutishimye, ariko kubyereka rubanda ko twishimye bya bibazo badukekagaho byarangiye, ni Lucky turamushimira cyane. Yeah bro, shout out to Lucky ni umuntu wa danger, you know bro, Lucky ni umuntu wa danger bro. I'm blessing over blessing my big papa. Ubundi ikintu mba nzi abagabo bashaka gupfa cyonyine ni amafaranga bro. So rero nayo si byakabaye ikibazo cyane, wenda niyo nje nicyo kintu nshaka gupfa n'umuntu amafaranga gusa, ariko umugore ibintu amagambo wapi. So rero ibyo ni ibihuha, ni bya bikuru byo ku mihanda bidafite ishingiro, kuko abe Kivumbi abe njyawe nayo twese tuzi ukuri n'abatuzi bazi ukuri, n'ahantu ibyo bintu rero bihuriye. Yego. Yeah bro, nuko mubyumva nuko uko bimeze, bavuga yuko wiyunze na Kivumbi, ariko se Kevin mwariyunze bro? Yeah, Kevin nta kibazo twiye tugirana, even na Kivumbi nta kibazo twagiranye, nakubwiye ngo nizabombori zo muri showbiz, sibyo? Ariko nta kibazo nawe mfitanye nawe nge na Kivumbi cyangwa na Yise, ni ibintu biraho biba bigomba kunyama, ariko Yise tumeranye neza kuva kera n'uyu munsi, abe na Kivumbi tumeranye neza bose, nge nta muntu bumfitanye nawe ikibazo. Yego. Yeah bro, hari abantu bakeka yuko ibi bintu ari ibyo kuma interview gusa, ni ikihe kintu wagaragaza yuko wowe na Yise mumeranye neza? Wenda Kivumbi we as you know mwarabibonye bariyunze bagiye mu Burundi, ni ikihe kintu wabwira abantu cyangwa wagaragaza yuko wowe na Kevin mumeranye fresh bro? Yohana, nuko na fight wari wumva avuga siko tumeranye nabi. Hari umuntu wari wumva se nge mvuga ko tumeranye nabi? Tumeranye fresh. Ikindi hari imishinga vuba bazabona yanjye nabo bahungu vuba cyane kabisa, nibategereze vuba, iyo mishinga irahari, gahunda y'ibikorwa biduteza imbere hagati yanjye nabo bizagaragara vuba. Cyangwe wakoze ibintu byinshi byiza, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imiziki myinshi, ibitaramo bitandukanye, kuri wewe ni iki wakoze kikagukoma? Niba ari umuziki, indirimbo, niyo ndirimbo nawe ubwawe wumva ukunze mu ndirimbo zawe, utubwira n'igitaramo wakoze ukumva kiragukomye kiragushimishije bro? Yeah, navuga ko indirimbo zanjye zose ndazikunda. Yeah man, nta ndirimbo ndasohora ntayikunze, so nshaka no kuyisohora wenda abantu bayikunde nk'uko nayikunze, ariko zose mba nzikunda kimwe. So rero ahubwo abantu wenda nibo bagenda banyereka izo bagiye bakunze bitandukanye wenda, ariko zose nge mba nzikunda. Hanyuma ibitaramo bye byose ahantu hose banyishyuye batanyambuye byari ibitaramo byiza, ubwo ahantu banyambuye niho hantu bitagenze neza, naho ni hakeya, kuko ngiye ngira umunyamategeko wanjye tubikurikirana, cyerekana gushyiremo imyanga avuga ni wenda kubw'impamvu z'ibihombo tubifatanye, sibye ko nanakora shonga ihombe. So rero ni ibintu nshimira Imana cyane. Yeah man, papa cyangwe nk'uko mubyumva, kuri we ni iki wabwira abantu bakwambuye papa cyangwe? Bazapfa bayasige. Ayo mafaranga mwandiye azabamarira iki? Muba muri kwikururira umuvumo gusa, nta kindi. Gusa nta nubwo nabatega iminsi cyangwa iki, ahubwo bongere bantumire bamandi banahere kuri yayandi. Yego. Yeah man, abantu bambuye papa cyangwe ubu butumwa bubageraho kabisa, mushatse mwamwe. Nanjye mfitabona ambuye, niyo mpamvu abatera amabuye cyane, uko man ujya kumva byonyine ngo runaka bere n'ibihugu bro. U Rwanda rwafashe umwenda wa banki wa miliyoni 100 hehe na hehe, ntabwo byaba ikibazo ko umuntu yaba yaramurimo amafaranga cyangwa we ayandimo. So rero ni ibintu bisanzwe, niyo si turimo bro. So ahubwo bazongere bantumire nayo tuyahereho dukomeze. Bakwishyura ariko bro, bakwishyure nawe ugerageze kwishyura abantu ufitiye amadene. Papa cyangwe umuziki wawe
tugana ku musozo, umuziki wawe urimo urerekera he? Umuziki wawe urimo uragana he? Navuga ko nari maze iminsi nari kubaha imizigo nk'uko babimenyereye, kwa ko nari ndi gukora album yanjye bazabona ku itariki 24. Ikindi hari amavideo nari ndi gushutinga, hari amakolabo n'abandi bahanzi, nibyo nari mugiyeho, ariko byose biri ku murongo. Kuvuga ku itariki 20 barabona album iri full, batanye no kubona amwe mu mavideo ari kuri album. So navuga ko uyu mwaka wa 2023 bayibone Papa Cyangwe mu isura nshya, ari bahama single track menshi, ukwezi kukundi kuva ku itariki 24. So navuga ko uyu mwaka nta rungu muzagira mari, uyu mwaka nta kubatengwa, nukubaha ibintu byiza nanjye mukama ku mafaranga yanyu. Yego, icyo mbasa nukomeza kunshyigikira, nanjye ntago nzabatengwa, ndahari mpaka. Kuri YouTube channel ni babwire n'ahandi hantu bajya basanga imiziki yawe, babwire wagwani by'umwihariko abantu birusize. Ikintu cya mbere nababwira ni kubashimira nk'uko mpora mbibabwira, badahari ntago Papa Cyangwe yabari, kuko ibintu nkora imiziki n'ibindi mbikora abantu. So ndabashimira cyane kubw'urukundo badahwema kungaragariza. Hanyuma kuri gahunda album yanjye izasohoka kuri 24, tariki 22 video ya mbere zisohoka. So nyuma y'ibyo bikorwa hariho gahunda ya album tour izazenguruka igihugu cyose, bivuze ngo ni Rusizi bazambona muri sama. Biba mu kwezi kwa 5 kujya mu kwezi kwa 8 nzaba ndi gukora tour yanjye izenguruka igihugu cyose, bivuze ngo turi 30 tugize u Rwanda. So iyi album tour rero izabirimo n'abandi bahanzi twakoranye kuri album, n'abandi b'inshuti zanjye cyangwa abanshyigikiye tuzagaragarana muri ibyo bitaramo. Nizera ko ari ibihe nzayishimana n'abantu banjye, ndabakunda cyane kandi sinzabatengwa. Respect. Turimo turasoza Papa Cyangwe. Rusizi ubundi uyibona gute? Rusizi hari abantu bavuga Cyangugu babona ari icyaro, nkawe watembereye, gira ijambo rimwe cyangwa ubabwire abastari muri makeya hano Rusizi biba bimeze bite, wakirwa gute bro? Rusizi na kamwe mu turere kagize u Rwanda kameze neza, arabona gafite amazi, gafite Nyungwe, gafite ibintu byiza byinshi waza kurebamo. So Rusizi ni ahantu ha party y'umuziki njyewe nakwifuza gutura, uko ni heza, hafite umujyi ushyushye, harimo vibe, abantu bakunda umuziki, bakunda kwenjoyinga, abakozi bazi gushaka amafaranga. So navuga ko rero Rusizi ni heza. Ubwo umuntu waba utekereza ko Rusizi atari ahantu heza ho gusohokera cyangwa ho gutura, ntago arahagera. Nkanjye wahageze ibyo bintu ntago nanabona uburyo mbihingutsa mbivuga ngo Rusizi ntago ari fresh cyane, kari tumwe mu turere nkora nzamo kandi nkatwishimira. So rero Rusizi ni ahantu heza, n'uri kubibona ari kubona hano turi kuno hameze, imihanda yayo ifite isuku, irakeye, amazu yawo, amataje, biki byose, aba people bawo bateye imbere, barasirimutse, isuku ahantu hose, amafaranga arahari. Rusizi ni yadanje cyane. Yego. Papa Cyangwe, ariko nayo mafaranga akugaragara uko wagira uri umunyarusizi bro? Njye ntago buriya njya nita ku turere ngo Rusizi ngohe, njye ikintu nitaho cyane ni umunyarwanda. So turi abanyarwanda, Rusizi ni mu rugo, Kigali ni mu rugo, Muhanga hose ni mu rugo, twese turi umwe, turi abanyarwanda. Ntago ndeba ngo akarere wapi. Rusizi yo nahageze mba ndi umunyarusizi, yo ndi Kigali ndi umunyakigali, najya Musanze ndi umunyamusanze, najya Rubavu, ariko ikintu cyadanje ahandi hose mba nzi ko ndi umunyarwanda. Yego. Nk'uko mubyumva nababwiye ko wowe ukurikiye smithtv icyo usabwa no gukora subscribe, ubundi ibindi biganiro byinshi ukajya ugenda ubibona 5 kuri 5 bro. Noneho Papa Cyangwe, nuwuhe muhanzi cyangwa umuntu ufata nk'icyitegererezo mu muziki, subu tuvuge mu Rwanda cyangwa tuvuge no hanze yaho? Papa Cyangwe hose uratubwira. Navuga ko ntawe maginga, ntawe nta muntu ngira runaka mvuga ngo niwe nireferawe ngo niwe Roromodo. Kuvuga ngo njyewe umuntu wese wakoze indirimbo nziza, ibikorwa byiza, aba ari Roromodo wanjye icyo gihe. Nta muntu runaka uri mvuga ngo mfana runaka cyane, ngo mfana ibikorwa bro. Abe mu Rwanda, abe hanze, ubwo umuntu wakoze ikintu kikanyemeza niwe uri Roromodo wanjye. Cyaze bro, tugana ku musozo. Papa Cyangwe ntagira ikintu abwira
abakunzi biwe by'umwihariko abakunzi biwe muri rusange nagira ikintu ababwira papa cyangwe ya nuko bashimira nkuko nabivuze ndabakunda cyane vuba ndabaha album yanjye banyiteguye umwaka ntago nzabasinziriza one love respect blessing cyuma biraryoshye bidafite umunyu mutetsi mwiza utagira ubugugu arirekura ntago ari ikijuju hey yo my people ni umuhungu wanyu papa cyangwe papa drip father cyuma mukuri subscribe kuri Smith TV one love bomb clad cyuma